Shalom shalom bene data, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Bishop Karema John. Umutima w'uyu munsi ni Zaburi ya 22 murongo wa 20 kugeza ku 23. Havuga ngo ariko Uwiteka numbe kure, ni wowe muvunyi wanjye, tebuka unabare. Kiza ubugingo bwanjye inkota, icyo mfite rukumbi ugikize ubutware bw'imbwa. Kiza akanwa, nyiza akanwa k'intare. Waranshubije unkura mu mahembe y'imbogo. Murongo wa 23. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimira hagati y'iteraniro. Amen. Uyu ni Dawidi. Umwami Dawidi yanyuze mu ntambara nyinshi zikomeye nk'uko twese tubizi mu ijambo ry'Imana, ariko agaragaza neza ko ubuzima bwe yarabwubatse ku Uwiteka. Uwiteka niwe ashyiraga imbere, kuko umurongo wa 20 yaravuze ngo Uwiteka numbe kure. Bivuze ngo Dawidi mu ntambara ze, mu bigeragezo bye, mu bibazo bye, mu byo yacagamo byose, mu byo yahuraga byose nabyo, ntago yajyaga ashyira ku ubuzima bwe Uwiteka, kuko yari azi ibintu bibiri. Yari azi ko Uwiteka ari we muvunyi w'ubuzima bwe, yari azi ko Uwiteka ari we mutabazi w'ubuzima bwe. Niyo mpamvu atigeze akora ikosa ryo gushyira kure Uwiteka y'ubuzima bwe. Icya kabiri, ibi nibyo byazaniye Dawidi intsinzi ikomeye, kuko ubuzima bwe yari yarabushyize ku Uwiteka, yari yarabuhaye Imana. Ntago yiringiraga ingabo ze, ntago yiringiraga intwaro yari afite, yiringiraga Uwiteka, akiringira ko icyo ari bukore cyose, icyo ari bugereho cyose, icyo ari bushobore cyose agishobozwa n'Uwiteka, akizera ko intambara ye yose ari burwanirwe n'Uwiteka. Nawe ndagusaba uyu munsi ngo umutima w'uyu munsi, ubuzima bwawe ubwegereze Uwiteka, ubwiringize Uwiteka. Niwe muvunyi, niwe murengezi, niwe utabara, niwe urengera abantu bamwiringira mu izina rya Yesu. Dawidi rero icyo yari yarakize kandi yarakimenye, azi neza ko yaba mu mbaraga yaba mu ntege nke, yari azi neza ko ubuzima bwe yabwubakiye ku Uwiteka. Azi neza ngo igihe cyose yabushyira kure y'Uwiteka yahura n'akaga, yahura n'ibibazo, yahura n'intsinzwe. Ariko yari azi neza ngo igihe Uwiteka muri ku ruhande ari umutsinzi kurushaho. Arangije avuga umurongo wa 21 ngo kiza ubugingo bwanjye inkota. Inkota ni ikintu gikomeye. Inkota ishobora kuba inkota y'abanzi be bamuteze igico. Inkota ishobora kuba urupfu rutunguranye mu buryo bujimije. Ariko aravuga ngo Uwiteka nubasha kunyiza inkota iyo ari yo yose, yaba iy'ababisha banjye, yaba iy'urupfu. Uwiteka arakiza, agakiza n'urupfu. Twabonye kenshi abantu yakije urupfu bamaze kubwira ko bari bupfe, ariko bareba ivure basenga, Uwiteka akabakiza urupfu. Dawidi yari abizi neza ko Imana ifite ubushobozi bwo gukiza ubuzima bw'inkota. Avuga ngo Uwiteka nyiza inkota. Icya kabiri, icyo mfite rukumbi ugikize ubutware bw'imbwa. Icyo mfite rukumbi ugikize abagambanyi, ugikize ubutware bw'imbwa, ugikize abamagurukiye, ugikize abambyukiye, ugikize abanega igico, ugikize abanega imitego. Avuga ngo ugikize ubutware bw'imbwa. Icya gatatu, nyiza akanwa k'intare. Intare ni inyamaswa y'inkazi, y'imbaraga kandi ikomeye. Ariko Dawidi abwira Imana ngo nyiza akanwa k'intare. Niwe Mana ibasha gukiza umuntu mu kanwa k'intare. Dawidi yari abizi neza ko Dawidi abwiye Sawuli amubwira ngo niba mu ntama za data narwanaga n'intare n'amadubu, ariko Uwiteka akabana nanjye. Avuga ngo Imana yabanye nanjye ntsinda intare n'amadubu, izana abanye ntsinda Goliyati. Yari azi ko Imana igikura abantu, igirindira abantu mu kanwa k'intare, mu mujinya umeze nk'uw'akanwa k'intare, mu rugamba rumeze nk'urw'akanwa k'intare. Yari azi ko Imana ijya irwanira abantu. Avuga ngo waranshubije unkura mu mahembe y'imbogo.
Imbogo n'intare ni inyamaswa zo mu ishyamba z'imbaraga kandi z'inkazi. Dawidi arimo arazigeranya n'urugamba yari afite, arimo azigeranya no kugeragezwa yarimo kunyuramo, avuga ngo ariko nta wundi ubasha kunyuza muri izi nyamaswa, nta wundi ubasha kunyuza muri iyi ntambara, nta wundi ubasha kunyuzwa muri uku kugeragezwa keretse Uwiteka gusa. Avuga ngo Uwiteka we nyiza niwe wabasha kunyiza. Icya gatanu avuga ngo nzabwira bene data izina ryawe, azahamya imirimo ya data azamukorera. Aramubwira ngo nunkorera ibyo nanjye nzaguhamiriza kuri bene data, nzabwira bene data izina ryawe. Icya gatandatu nzagushimira hagati y'iteraniro, nzagushimira hagati y'iteraniro. Ndimo ndavugana n'umuntu urimo kunyura mu bihe bimeze nk'ibya Dawidi yarimo kunyuramo icyo gihe, urimo guca mu kanwa kameze nk'ak'inkota, urimo guca mu butware bumeze nk'ubw'imbwa, urimo guca mu bihe bimeze nko mu kanwa k'intare, urimo guca mu bihe bimeze nko mu mahembe y'imbogo, urimo guca mu ntambara zikomeye, urimo guca mu ndwara zikomeye, urimo guca mu kugeragezwa gukomeye. Nimo ndashaka kuvugana nawe, ndashaka kuguha inama y'uyu munsi. Iringira Uwiteka, shyira Uwiteka imbere, umugire umuvunyi wawe, umugire umurengezi wawe, umugire umucamanza wawe, umugire intwaro wegamira, umugire imbaraga zawe, umwizere, umwikomezeho, ugendane nawe, ubane nawe. Uwiteka nawe utarateranye Dawidi, utararekuye Dawidi mu kanwa k'intare, utararekuye Dawidi mu nkota y'abanzi be, utararekuye Dawidi mu butware bw'imbwa, utararekuye Dawidi mu mahembe y'intare, nawe ntabwo ari bukurekure mu izina rya Yesu. Kuko Uwiteka akiza abo yasize, Uwiteka akiza abamwiringira bose. So rero reka nkubwire, guma wiringira Uwiteka, umukomerereho, araguha ubutabazi kugira ngo umuhamye, kugira ngo umuvuge imbere ya bene data bose, kugira ngo uvuge imirimo yitangaje agiye gukora mu buzima bwawe. Haleluya! Reka mvuge nawe ngo injira mu buzima noneho bwo guhamya. Wari uri mu buzima bwo kurira, wari uri mu buzima bwo kuboroga, wari uri mu buzima buteye ubwoba, Imana igukingurira umuryango, ikwinjire mu buzima bwo guhamya imirimo yayo n'imbaraga zayo n'ibitangaza byayo. Uhamirize bene data imikorere n'imbaraga z'Imana, uhamirize iteraniro ryose, uribwire ngo nabonye Imana. Imana ikorera ibitangaza, Imana ikugirire neza, Imana ikwinjize muri ubwo buzima, Imana ikwinjize muri iyo mibereho. Imana ya Isiraheli ikurwanirire mu izina rya Yesu, ibe umuvunyi wawe, igutabare, igukure mu nzara igukure mu kanwa k'inkota, igukure mu butware bw'imbwa, igukure mu kanwa k'intare, igukize amahembe y'imbogo z'uburakari. Imana ikora ibitangaza, igusanga uyu munsi. Haleluya, 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 haleluya. Imana igutabare mu izina rya Yesu, igukureho ubwo butware, ikubohore, igukize, igukureho iyo ndwara, igukureho ubwo bukene, igukureho icyo gisuzuguriro, igukureho ubwo bushomeri, igukureho ubwo bugumba, igukureho icyo gitutsi, igukureho ubwo butware bw'imbwa, igukureho icyari kikuremereye, igukureho icyari kikugose, igukureho abo bagambanyi, igukureho abo banzi, igukureho abo barozi, igukureho buri kimwe cyose. Haleluya, lilasiya, ikora ibitangaza ku buzima bwawe. Imana ya Isiraheli ikwagure, ube umuhamya, uhamirize bene data, ube umuhamya, ushime mu iteraniro, winjire mu gushima no guhamya mu izina rya Yesu rikomeye kandi risumba amazina yose. Amen. Shalom, shalom. Mwakire umutima w'uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen.